ibyishimo mfite byose ni nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze mana we. Prince thank you, ibyo uhora unkorera Yesu nzamuha icyubahiro. Thank you Papa, thank you, imirimo yawe mwami irenze uko nayivuga, niyo mpamvu ngushimira Yesu. mubanze mwongere muhoberane mugwane kubyana mwumva ni byiza byabasabye bangane mubanyura barabahamushyimeje n'umuntu burase murahoberane kuko nandi bagara umuhobere rwose umuhobere. Amasaka bamubwiye ko wamaze gupfa niba ngomba gukora ushaka nako turi muri rubanda. Niba rero bamaze kumuhobera bikamunyura ukabona kamwenyu uretse gato, uretse si uko mwabisezeranye nari mpari burya mbabivuga muzi ko ntabwo ariko nari impari. Witonde ndetse yari ubwa mbere ntawe uhata cyane ushyiramo gake gake kubera ko iyo mpeta ujya kwigura ntabwo mwigeze kujyana. Amashyi menshi yamaze kubigushyiramo impeta iyo rudashyira bikaba ikimenyetso cy'urwo mukunda. Ati mwese ni mu birori n'abandi bagira mu rwego bwa no guhaye impeta saga icyo wabwirwa. Ndagira ngo mbanze musabe nipfuna cyane maze utere intambwe imwe yigira imbere hanyuma usorore umwereke umuhamagare mu gitaramo cyo gutazita. Nimumwakire n'amashyi menshi n'impundu. None wanjye nagira ngo mbwire ko byabereye gusoma byaciye twemereye ndetse inshuti yanjye umusore wanjye abavandimwe banjye mbyariye yamuhaye ariko sinamwirukana burundu utware neza kwasohoka uko witwara birakoresha kugira imana ibura imana ibura umugisha kandi ntubure ubwenge ntubure ubwenge biri kugira ngo ntubure ubwenge nzaba ntubure ubwenge dore kwa sobukwe muri baramu bawe ntubure ubwenge ndamubaza kwambaye hano baziranye tuziranye kuri byinshi wese uyu niwe Emmanuel. ubu niwe tunezere Emmanuel ariko nuriyeho hirya nawe ni Emmanuel Ariya Emmanuel tunezere kanyavuge yo tunezere Emmanuel wowe rero uramutse naho Emmanuel ntabyara wowe Imana yemeza icyifuzo cyo kumbera umukwe yari umugore
mushimire ubwo mushimire abandi bose bamushimire abasigaye zamura ikiganza subiza wa mushiki wanjye murabona ataturebera abahanga bacu icyo bavuga urabona gituma atazanyaruka uyu ni intwari yasigaye maze baza kukwereka ibyiciro bikwiye ubukwe ubundi bakubwira iki ko bakubwiye wa musaza byajana yakubwiye biseka bitwara neza gusa uragaruka abasaza barakoze cyane reka nsabe mubashimire n'amashimeshi y'impundu n'ubundi ndasaba Emmanuel yigira imbere n'intambwe nk'ebyiri ababyeyi bati rero uyu musore ni umusore ukwiye ati kandi umusore wadutoranirije iwacu akamutorana mu benshi akamugira urwibutso rw'ibyiza ngo nibahuriza mu rwego rwa runeze rw'impundu zongere zivuga mu muryango akwiye ibyiza mu gitaramo cyacu nanjye kubw'ibyo rero hariya hari ibyicaro byiza bageretse byamuteguriwe kugira ngo baze kumutarabira nogerwe ariko kiriya cyicaro ugihabwa n'izina bivuye ku bigwi n'ibirindiro ufite mu gitaramo niyo mpamvu rero mugiye kunyemerera maze nkamuha izina rimukwiye ariyo mpamvu mbatangarije yuko Emmanuel abaye generale komandante brigade d'or urukundo rwe generale bityo biraza kumuhisha icyicaro cyiza hariya aze gutaramirwa n'imfura ziri mu gitaramo ongera utera intambwe imwe imbere urahindukira gato urebe muri izi mfura mwagendanye iyo uza kubona yuko bikwiye yuko mwaza kwicarana muri turiya twicara bamwe tutari utubanyaruteja uraza kuyitunga inkoni y'umugabo ugira uti ngendanye nawe ntacyakangaranye amashyi menshi atereka imbaraga igituza cy'umunihiro ugenda n'abanyabwoba bajya bamwegamira n'azabarwanira ishyaka urakagira imana utoranije neza uri imfura aba bahungu rero bataza kukubera biranteka nabo bakeneye icyicaro mu gitaramo n'agahinda bafite turakazi ariko turaza kukabamara tubabere inshuti z'akamazi tegekesha iyi nkoni y'ubutware ubanza babwira uti mwesha munyure hariya abandi munyure hariya bajye kukurebera hariya niba hatunganye uze kubona iyi nyura maze utambuke mu byingo bigukwiye biriya bivuze ngo vuba vuba ngo namwe hariya ntabwo ari cyishwaho ni munyuraho yego hanyuma rero Emmanuel nibaza kumara kugira hariya iruhangwa mboni aho twitegeye ibyiza bibera mu bwiza bw'iwacu ahari inyegamo uza kwegugamira maze ukema maze ugataramirwa n'imfura ziri mu gitaramo ariko shaka kuricara sohoje ataricara ariko ndisi akuzi ko mufite agahinda koko reka mugasabe mwamfura mwe ubanza mutambukane ishema n'isheja buriya rero nanze kubabwira ngo mubikore mugaragaze ko bari hejuru tukaba hasi bajya kugira imana niyo mpamvu ariko ntacyo ubutaha turi kumwe mu bitaramo mu muryango wacu ntibiteka n'inka za nzoga z'ibwami nibatambukane ishema n'isheja maze bagere muri ibi byimbo byateguriwe imfura aho imfura z'umuryango tuzimenyera ibyicaro byiza akigera hariya rero ndagira ngo ubanze uzamure ibiganza ubanze ushimira abantu bose bari hano
mucakamugi kugira ngo n'abariya basore baze kuboneraho babone ibyicaro by'igitaramo. Ni mucakamugi maze mutambirwe n'imfura. Imfura nzima rero y'ababyeyi kandi izima y'imfura, izima rero y'abakuru be bamutoje intambwe ikaba iragiye Imana ikagira byiza ibi. Aba rero ni ababyeyi bari gutoza baje n'amashyi menshi. Murabona abari beza b'abagabo ni bato batari gito, ni bato nagira ngo wigire ejuru hanyuma ubanze umwakire mu gitaramo umubwire icyo umuhamagariye uraza kumanuriraho.
abibonye ko ababyeyi banjye bose barahari kandi bariya bashyitsi bari babuze niyo wamenye kebukana hari hari umwe barabazi aruzi hari umuhungu witwa Emmanuel uramuzi uramuzi natubwiye ngo ni inshuti yawe ibyo inshuti yawe bariya rero harimo abantu bakuru b'iwabo barangajwe imbere umugabo witwa Hakizimana Jean de Dieu. Ado, ndetse gato dore ko wihuta cyane. Ndetse gato hari ijambo dusoma muri Bibiliya. Umugabo witwa Labani, musaza wa Rebeka, wigeze kuhasoma? Ubwo rero abura garamu we kusaba umugeni amusabira umuhungu we Isaka, byageze aho rwabuze igice Labani adashaka kumutaha, dore ko Rebeka yari inyamibwa mu rugo kwa Labani iwabo, banga kumutanga pe, ariko bigeze aho umugaragu yasisiye umuhungu wasisiye, nabwo batereka noneho twibarize Rebeka. Rero wihaguruka ntarabaza uyu niwe Rebeka bagiye umunsi, kandi koko uko bari bakunze Rebeka niko dukunze Sharili n'umuryango wacu. Uyu ni igitego mu bakobwa, ni inyamibwa, aramukunda. Ubwo rero twamuguhaye, ariko ntabwo kubera ko n'abandi bakobwa niyenda ubwo twamutanze, simbizi niba ari amahirwe, nitugira amahirwe akavuga ati nikundiye kuguma mu rugo, baza turaba tubyukiye uyu mbere yo guhaguruka rero hagararaho ntacyo bitwaye. Uyu muryango rero batubwiye babyaye umuhungu witwa Emmanuel, baragukunda, ntabwo tuzi niba nawe ugukunda. Nawe urabona tutangiye kumwenyura. Noneho rero ubu twakumwereye, bazanye fanta, bazanye imitobe, bazanye n'ubuki, turanywa turishima. Hanyuma barakudusaba ubu dukeneye umugeni, bakeneye umukazana, bakeneye umususurutsarugo. Batubwiye tugera aho turebera, twabakosheje baradukorera impano, yarakoze umurasazi zaje gufata ibintu burya icyo zari zigendereye twazishima. Uyu munota usigaye ni uwawe, tuzikoreka noneho tukubaze, uremera tugushyingire
gushyingura umuryango wabo, utubere intumwa nziza, utubere aho tutazaba uhari, uduhagararire, ureperezante umuryango wacu, bwa bwitonzi bwawe na bwa bupfura ubugumane kandi bizatugarukire. Ngaho mushyigikiye, ngaho mushimire. Badutereje ikintu twakwemereye uyishangiye ngaho muramutse urebe ko ari ukuri. akuzuye umutima kasesekaye kumuntu yewe ndishimye. Yego. ahubwo nyemerera mpamagare Manuel tumushyikirize umugore. Manuel Yewe ndamushyikirije, yego ariko reka asubire nyemerera Mfranzima mu byimbo bye, ubundi Manuel nawe yirwaneho. Manuel si umwana ntari bubure ubwenge, naze tumushyikirize umugore. Manuel Chérie, yes chérie. Bakuduhaye kandi Manuel ngo amaze iminsi basasa asusura, aryama ataryamye, ari ingaramakirandi mu rugo kwa Kalisa. none bakuduhaye Manuel dore umugore nguyu, ariko ibiganza ari urugo n'abo mu muryango. Aba basore nibo bakuru kuri we, ari nayo mpamvu babonye bari mu mushishi. Aba nibo bajyaga gushaka icyarire cy'inyana, bakajya gushaka amazi yo kumara bahiye, bakarinda yuko uyu nyamuseka zidashobora zikarumanga, wamubona yakambije agahanga cyangwa se yatunagaje agahanga. Byose barabyikoreye, ni nayo mpamvu ubona buriya barusha umusatsi, kuko nabo ntabwo bigeze bogosha, ariko kubera kwikorera ibibindi rwose urabona ko ntabwo babagereranya. Kandi nunareba n'inzobe abasumbije inzobe, nureba uruhanga urasanga ari uruhembure, ariko nureba kuri barumuna banyura nawe uribonera. Kubw'iyo mpamvu rero nugira icyo ubashimira, uze kubashimira yuko bamurinze ibyo byose, maze nawe wamurora ukagira uti ntamurongo iyo nguyu ntabwo naba ndakangiza umuhungu, ugahita mu nyungu ukamutoranya mu benshi ukamugira urwibutso rw'ibyiza, ukaba wamuhurije mu rwego uyu munsi umuryango ukaba wishimye, mwongere umuha amashyi n'impundu yongera ku buryo. Tambuka rero ubasange, ubanze ubagwe mu byaro, wongere wumve ibyiza byabasabye, nurangiza ufite uko ubaganiriza, baraza kuguha amaboko y'uruyeye, baguha inzoga idahanda, baguha ijosi ry'umutatsi, baguha amataka bashe inkanda, maze mwongere murwane mu byano, uhere umuntu umanuka imano, maze aha bamaze kugabana. Reka nanjye mahembe, nubwo ari barumuna banjye igira inyuma gato, mahembe ikintu cyiza, kubera ko tambuka hariya usa n'uhiga amagato, nawe tambuka. Ibi bintu ntaza kubibazwa
nabonye hari icyo babapfumbatishije mubanze mufate iyi foto nibatangira kuvuga ko arirwo amasimbi bamutanze ndaza kubisobanura banza ubahe ifoto mwamaze gushima aho nimunyuraho mwaciye muza niba ngombwa munasiganwe mugende musubire mu nyana hanyuma ibigiye kubera ahangaha n'iby'abakuru n'urundi rucana mubona ahangaha muzi ko rubwira rwe rwiheje ngaho utambuka Sharirene Emmanuel usangasanga umweko woroshye nimureba n'icyo umutima wanyu babwira ngo ari cyo mukora buriya iyo bigeze ahangaha bimera nka ya nyombya barashugunwa yarangiza ikagira iti ayanjye ashiriya nanjye ngiye guceceka uretse gato mubanze mwongere muhoberane murwane mu byano mwumva n'ibyiza byabasabye bangaha nibabanyura barabaha amashyimeshi n'impundu burase murahoberane ko muko nanjye kwagara umuhobere rwose umuhobere abasaza bakubwiye ko wamaze gukwa niba ngombwa ukarawushaka nako turi muri rubanda niba rero bamaze kumuhobera bikamunyura ukabona akamwenyu uretse gato uretse si uko mwabisezeranye nari impari burya mwabivuga muzi ko ntabwo ariko nari impari wamusezeranije yuko imiryango iteranye uzabanza ukarora yayo n'izindi itangirira ikazira n'iherezo ikaba ikimenyetso cy'urudashira banza uyishake atega iminwe bose babirora maze uyimuharage abari hano bakuru bashyirisha ubwo se tugiye kubikorera aho hasi uriya bakerere baraza kubibona aho n'ubundi mugumaho ntacyo ariko mubishyire aho twese tubona kandi uzamure ikiganza ugire gutya wiruhina rwose zirambure neza maze aha witonde ndetse yari ubwa mbere ntawe uhata cyane ushyiramo gake gake kubera ko iyo mpeta ujya kwigura ntabwo mwigeze kujyana amashyi menshi yamaze kubigushyiramo impeta iyo rudashira bikaba ikimenyetso cy'urwo mukunda ati mwese ni mu birori n'abandi ongera mu rwego bwawe no guhaye impeta saga icyo wabwirwa ubwo guhaye impeta rwose akaba ari impanga ni bwiza amashyi yagere n'amategeko yego ngaho rwose nk'uko babisezeranyije noneho rwa rurabo rw'iroze ururabo rutatse bitunganye ururabo ruboneye kandi rukwiye umwiza ngaho natega iminwe ye agarika ibiganza umugabira umutuzo umunezero n'ukuri gutaye ku mutima muse nkabegerana mufata ifoto kameramani akomeza babyinira cyo kameramani akomeze nawe arimo arababwira ngo nimugire mutya kugira ngo nawe mwishime munezerwe n'ibyiza byiza iwacu kandi n'ibyiza turonse iwacu uyu munsi duteranye twishime tunezerewe Sharirene azagarika ibiganza amaso y'umugabire mubikore mureba hariya kugira ngo ufata n'amafoto mwegerane mujye mureba ko nta zamu riza kuzamo ubwo ya mpano umuntu yifite rwose bishima kandi bikanongerera imfura ziri ku gitaramo yego aho kumaho hanyuma yaboneka nimwe ntegereje nta kindi ngaho mutamirize iyo sinde maze abari hano bagushimira guha amashyi menshi n'impundu murakoze cyane ni muyitambike amashyi menshi musanga begerana mugira inyuma gake muyitambike murebe hariya kugira ngo muyitambike neza hanyuma murebe hariya aho rwose ntacyo